ry'Imana mu rwandiko rw'Abagalatiya ni ibice bitandatu umurongo w'14, ibice bitandatu urwandiko rw'Abagalatiya ibice bitandatu umurongo w'14 aravuga ngo ariko jewe sinshirata n'ikindi keretse umusaraba w'umwami wacu Yesu Kristo, umwami wacu Yesu Kristo wanteye ko iby'isi imbere nk'ibibambwe, naje nkaba nkubambwe, naje nkabera iby'isi nkubambwe, kuko gukebwa kutagira umumaro cyangwa kudakebwa mbese kuba ishari wigisha. Amen. Amen. Yesu ashimwe. Ashimwe cyane. Tuvuze kuko dushimye Imana muri uno mwanya Imana iduhaye wo kuganira ijambo ry'Imana. Babyita ubuhamya, ariko ubuhamya nabwo ntabwo butandukanye n'ijambo ry'Imana, ni bimwe. Kuko abantu bakenera kumva ijambo ry'Imana n'ubuhamya harimo ibindi nyine, kuko bifite amazina abiri, kubwiriza n'ubuhamya, ariko naho harimo ibintu byiza kandi by'ingirakamaro, kandi n'Imana iba yarabikunze kuko tubiganira tukabisangira n'ibyo kurya by'abana b'Imana. Rero ubundi reka mvuge kuko mbere munihanganire ijwi ryaje rimeze ukuntu ryarasaraye, n'abandi bantu bakambwira ngo ijwi ryanjye rimeze neza, ariko hamwe na Yesu riramera neza kandi murumva. Yego. Ubundi mbere ya byose reka ntange pore kuri Muhumure wasizwe n'umufasha wiwe, ariko bavuga babanda kumuvuga ndabiyoberwa, ariko Muhumure ari umwana we wacu twaturanye, yashatse ageze hano mu gihugu cy'amahanga, ariko twabanye hariya mu nkambi zo ku Kibuye. Paul kabisa, ijambo ry'Imana iravuga ngo Paul yandikiye hariya Abikorinto 15 wa 27 haravuga ngo umwanzi uzoheruka gukurwaho n'urupfu. Umwanzi uzoheruka gukurwaho n'urupfu. Paul wihangane, abo twabuze abari mu kudusiga, hari umunsi tuzabona umunsi umwe Imana izahanagura amaso ku maso, kandi igitambaro ngo izaduhanaguza no kutugarura abana bacu, inshuti n'abavandimwe badusize mu isi, n'icyo gitambaro Imana izaduhanaguza. Amen. Rero tugiye kuganira amagambo, tugiye kuganira nk'uko pasiteri hari ukuntu yaduhaye umwanya, tugiye kuwukoresha nyine nk'uko bimeze, tujane hamwe n'Imana. Noneho ukuntu tuganira, turaganira amagambo y'ubuhamya nyine nk'uko mubyita, ni amagambo atari makeya, ariko turihuta, umwanya baduhaye turawukoresha nyina neza nk'uko bimeze. Ni amagambo nanditse, nateguye amagambo 7, ariko ayo magambo 7 turayihuta ntimurambirwe kandi murabyumva. Ndaza ngera ku ijambo, kandi ayo magambo yose nanditse bivuga ngo ni intambara z'umuhamagaro, intambara nahuye nazo mu muhamagaro, nahamagawe n'umuhamagaro, nahamagawe mpura n'intambara, kandi izo ntambara nzaza nzivuga ikintu mvuge n'igisubizo, ukuntu ububi bwacu n'ubwiza bwakivuyemo. Rero kandi ayo magambo hari umwanditsi wanditse ngo ibingibi bibazo byose uhura nabyo ngo ntukabyiharire, uzobibwira abandi kuko nabyo bizobagirira akamaro. Reka mbanze mbibwire
abenshi ntibanzi ndahagaha ku rubuga abantu barimo kuvuga abantu ntibamenyekana abantu badahe bamenyekana nako badahe babonana ariko mukumve amajwi ntimumenyane bamwe ukabumva ukabamenya abandi reka da noneho amazina yanje njyewe ntuye hano aderese yanje ntuye hano Amerika Kentucky Orosivire niyo aderese yanje niho ntuye niho iwaje yego uyu ni umwaka wa gatatu mvuye muri Afurika ndi hano amazina yanje mfite amazina yanje ni menshi reka ntangire ku izina kugira ngo abantu bose b'Abanyamulenge twaturusiriya turaziranya bamwe akabyumva kandi abantu ntibamenye bakumva umuntu ntibamumenya ariko reka mbibwire nubwo tugiye kuganira ndabanza mbibwire amazina yanje izina ry'ababyeyi bari banise nitwa Gatana yego iwacu hari ku ndondo mu bijumba ahantu hitwa mu Kinyoni kuri Mfurankuzi niho twabaye iminsi iriya turahava mu 1990 tubirimba turagaruka tuza ku ndondo ngo tuveho tuja mu Rwanda izwi mu mapizo nkitwa Amoni noneho ngeze mu Rwanda amazina ukuntu yagumye guhindagurika ngeze mu Rwanda amazina yose bakanita izina rya data rya Rusagura data yitwaga Rusagura n'umuryango reka mbabwire turabaziga abasiritani we muvuga imwe data ba data baravukana yego noneho ngeze mu Rwanda amazina yose bama banita irya data naje nashitse mbaye mfunga ngo niyandikishe neza igihe mu butu yari kwahindura amazina y'ubatizo barayareka tuyandikisha yandi niyandikisha Nkundimana nibyo nazaga nkoresha ku makariti none ariko ubu nibwo mpaye ndimo gukoresha ariko mu Rwanda abantu bose bazi izina rya Rusagura yego hanyuma harasira haba mwirindi zina ryitwa Dogiteri murimo kuvuga izina rya Dogiteri hari ukuntu ryaje kandi ryavuye mu buryo bw'umwuka n'Imana yarizanye ibyo ngibyo nzabibabwira umunsi w'ivugabutumwa ashatse kubibabwira ariko nzababwira impamvu zabyo niho byavuye n'uko byagenze impamvu yarizanye iryo zina rya Dogiteri ryabayeho ubu niryo mpaye nkoresha kandi niryo nkunze cyane izina ry'Imana risha ndarikunda cyane rero aderese yaje niyo ngiyo niko bimeze ubundi nkaba ndi umupasiteri w'umuvugabutumwa misiyoneri ariko basengeye ko ariko ubu naraye nkoze ubu ku itariki hashize ibyumweru 2 nakoze nagiye muri pasiyo iminsi ubu ngubu nagiye muri pasiyo ariko nsigaranye umurimo w'ivugabutumwa nibo basigiye ibintu by'amanama y'abapasiteri nabivuyemo nsigaranye umurimo w'ivugabutumwa bya misiyoneri ndacyariko ndikoresha amena asante sana amena rero mama aderese yaje niyo ngiyo murayumvishije turakumbuye cyane Imana iguhe umugisha none muramenye cyane noneho reka mbabwire ibintu urugenzi rwanje rw'umuhamagaro w'Imana harimo ibintu byagiye biba ariko tukiririye abantu biri iwacu kubera kurya badavuga ngo igiturage ibintu ukabibana ukabura nuko bibwira abantu ariko n'ikoranabuhanga ry'amatelefone naryo ni ryiza Imana yaduhaye amen ubundi ni ukuri nshimiye umubyeyi wanishije hari umubyeyi Zuzana nimbara ahangaha ngo muri mene usari uwo mubyeyi twaga tuvugana baravukana na madamu bagomba kuvugana ngo tukaza tuvugana sinzi ukuntu yabibwiye niwe wanishije muri iri vuga
ivugabutumwa ringana gutya. Imana imuhe umugisha. Amen. Ariko arahari. Yego arahari, arakumva, arahari. Yego. Sawa sante. ndahari Sante Imana iguhe umugisha. asante Rero reka mbabwire urugenzi rwanje ibibi n'ibyiza nahuyemwo, ariko mbicamwo mu buryo bw'Imana, kandi habayemo ibibi habamwo n'ibyiza. Ariko ibyo byose nshaka ndohe nkaza no ibi bintu nzomfekera mu icyo kibazo. Ariko ubu mbonye aho mbivugira, kandi ku isi yose mubyumve, Imana imwe. Amen. Amen. Jewe nemereye mu gihugu cy'inganji niyo twari dutuye muri 60 ndatambuka uko nuko ramfuraho, ariko simbitindamwo. Niho nemereye hari nko muri 60, ubwo nari nkiri umuntu mutoya n'umwana muto. Ubu mfite imyaka 74. Murumvaga uko nashaje, reka nababwira ukuntu bimeze. Ariko nemera mu gihugu cy'inganji niho nakiriye ubutumwa. Ariko reka tubiri inyuma, umunsi umwe twabaga mu gihugu cy'epfo ahantu hitwa mu Rusura, haruguru yo kwa Mbogo. Nza nibuka umuntu umwe wambwiye umunsi wa mbere numva amakuru y'uko izi zizoshira, abanyabyaha bagasha bagashirira mu isi, bagatwikwa n'umuriro w'imperuka, hakaba bakiranutse abakristo bakaza mu ijuru. Uwo muntu ambwira yari indi imbere ndushe nk'imyaka mikeya nkwiriye kumukurikira. Yari umuhungu w'abanyabyinshi witwa Ndemerwa wa Nyiramuhanda, babaga hariya mu za Kamombo, za Nyamara. Ambwira ayo makuru ndayumva, usarinza nibuka uwo muntu yamwibutsa. Nama ndi umwana mutoya, nama numva ko nta n'ubwoba, ngira ubwoba, nshaka kuba umukristo. Mbese ukunguka cyari igihugu cy'abapagani kitagira umuntu, habagamo agakanisa k'abaturika gatoya, ariko ari igihugu cy'abanywi b'inzoga baza basinda bakirirwa barwana bakagira gusa n'ibyo. Amaze icyo gihe naratashe nkumva ndagira ngo mama yambaye ibyo kurya nanurwa kubirya, ariko numva kuko ndetse nzohire mu isi mbone n'abanyabyaha mu isi zohire. Amaze ibyo nibuka ubwo bwoba nagize icyo gihe. Biragenda biratambuka. Bukeye muzehe Zakariya Barita yazaga agenda avuga ubutumwa, arahagera adusengera. Abana hamagara abana mu muhanda, aradusengera ngo mararigendera. Nta kanisa adusigiye, nta mwarimu. Amaze ngo bushinga turimuka tuha inganji ngo dushike nkasanga amatorero. Nama nemera nemera ubwo ngubwo nabatizwe muri 64 mu kwezi kwa kane. Dutura bakora umurimo w'Imana, dusenga, tuba mu bitaramo, abantu bagasenga. Ariko kuva icyo gihe baye nkagira amajuto, nkarira, nkumva nkunze ijuru, nkunze kuba umukristo, nkunze gukiranuka, bene ibyo bintu. Turaza ngo dushike ibyo ngibyo biba gutyo, turaza ngo duhuke ku Ndondo. Bavuye iriya inganji muri 68, turaza turatambuka tuja ku Ndondo 72. Na kabiri twari ku Ndondo ahantu hitwa mu Kinyoni. Noneho reka mbabwira ukuntu byagenze. Nawe icyo gihe cyose abantu nkabona abantu bagasenga, bakuzura umwuka wera, bagahanura, bakandika amandiko. Nkumva naje nkeneye kubera, kandi natekerezaga kuko umuntu avuze kuri ruga, nkumva kuko ari bwo umuntu ababaye umukristo, abaye umwana w'Imana, bakishijwe rwose, nta kundi ababaye umuntu w'Imana. Ngashaka ukuntu nzabibona pe, simbibone, sinabona igisubizo cyabyo, ngasenga reka da. Noneho turaza tumaze gushika ku Ndondo, hari muri 62 mu kwezi kw'Icenda. Dukora haba ihuduma mu muhana w'umugete mu
turasama haba umupasiteri witwaga Lazaro Rusimbi ni wari umuyobozi tuhakorera ihuduma kandi icyo gihe twaga twishyira ku munsi wa mbere wa kabiri na kabiri niwo munsi abantu bazaga baje kwihuduma tugageza ku cyumweru tuba muri iyo huduma murumva ko ndumva tuba muri iyo huduma turayisenze ngo tugeze ku munsi w'icyumweru tuza gutaha twari kumwe n'umupasiteri witwa Simoni Sebitereko awe nahiremera umunsi umwe nanamwumvishije hano niba aba ari muri uru rubuga simba mbimenya noneho arahaguruka niwe wari pasiteri aha dusezerana hari mu rubunga ugeze dusezerana adusezera arahaguruka aravuga ngo hano hari umuntu ariko yarahanuye nubwo ariko avuga gutya ariko namye numva hanura aravuga ngo hano hariho umuntu ngo ari umuntu ngo uza wibaza ukuntu Imana yoboneka ngo ukuntu yomenya Imana aravuga ubwo nari uyu muntu ubwo nari kuri 70 nari umuhungu ufite imyaka 20 gutya n'itatu ndagira ngo noneho ubwo ndaho ati ngo hano hari umuntu uza wibaza ukuntu Imana yoboneka mbese yomenya Imana yego aravuga ngo umva nkubwire ngo umunsi ngo ufite amasaha 12 nguze ugenda utwo nyine nuko ariko amabwe nguze ugenda ngo ukore amasaha 11 ngo iyindi saha ugende uzoyiha Imana ishimwe ngo ushaka ahantu ngo uzoze usengera ngo nubikora gutyo ngo nuko Imana iziboneka namavuga ngo igitangaza kirabaye Pasiteri Simoni ndakoze igitangaza nama numva ko muri jewe iryo jambo nama numva nuko Imana iziboneka Imana irya bibazo ndanibaza nuko Imana iziboneka ndayibonye Imana gutya mu mutima ntacyo nashubije mbese ariko nama numva ko nyine iryo jambo enza nuvuga ngo n'icyo giterane ni jewe cyari cyategurijwe yego namavuga nti ijuru ndaribonye Imana ndaribonye uko gusa ubundi n'ubusanzwe bwanje nta butengira nubwo namanye nta butengira singira ibintu by'ubute namanga ndi umuntu mu bintu singira ubute singira no kwiganyiza ariko nkagira ibitotsi byinshi naryama ariko inza mbitegeka yego no mu mirimo yaje yose ngakora nabaga nkora imirimo itangaje ari imirimo yo kuragira inka ndagira ngurene ibintu ngahinga nabo bakinzu bakaza baza bakayitangaho amafaranga noneho kuko ijuru ndaribonye noneho hari ibintu umuntu azagira ibyo ngibyo ijuru ndaribonye nuko naratashe nama numva ntahana iryo jambo umunezero ndavuga ngo Imana gusa isaha imwe gusa ndarikoze ijuru ndaribonye nuko nanjye ngenda naranezerewe nishima icyumweru ikindi ngo gishire mpaye numva gusa nanezerewe ndishima nama numva ko ibyishimo ndabyiranywa ndabirarana ngo buke nama ntangira nama ntora umupanga ndagenda ndinjira ndeba indondo yari kiri ishamba ni nkuko bimeze ubu ngubu ndagenda mu gashigo ndategura neza ndagira n'umupanga ndatema ndateza ikibanza ndashiraho udusurushuru nanagana mantora Bibiliya yaje n'igitabo c'indirimbo nawo kovu nkagenda nkaririmba ndasenga
nuko mbikora gutyo umwaka urashira inza nama nibuka n'umunsi n'ijambo nabonye ryo guhishurirwa umwuka mbwira ijambo mu gitabo cya Samweli igice cya mbere umurongo wa 10 iryo jambo niryo natangiriye kubwirwa n'Imana umwuka w'Imana nzana muri jewe Samweli wa mbere igice cya mbere n'umurongo wa 10 yasengana Uwiteka agahinda arira ahiga umuhigo ngo numve umwana w'umuhungu zamutura Uwiteka iminsi yo kubaho kwiwe kose. Yego. Aho uko nguko niko naje biragenda aho ngaho ijya kabiri umunsi wa Pentecoste muzakozwe n'intumwa ibice bibiri umurongo wa 6 amagambo manibuka umwuka wera yazanye mu nzozi. Nuko ndagenda turasenga ubwo ngubwo birabaye narigeze ndashaka ngo tumare gushaka ubwo ngubwo rero ni ukuvuga ngo twinjira mu mwanya twashatse muri 74 mu kwezi kw'icumi ntitwatinze kubona umwana tutangiye kubona umwana ngo tubyara umwana arapfuye umwana wa kabiri tubyara uwa kabiri arapfuye tubyara uwa gatatu arapfuye tubyara uwa kane arapfuye. Noneho rero icyo nshatse kubabwira intambara ko nishiye mu rugamba rw'intambara intambara nahuye nazo mu muhamagaro. Yego. Rero ikindi ngira aho ngaho muri ibyo zose bimaze kuba gutyo hari ikintu Imana yazaga inkorera iz'ukuri kuvuga ngo ndyame iminsi 2 ndagiye mu butayu cyangwa ndasenze Imana ikanshaha mu buryo bukomeye ikankangurira gusenga. Noneho ibyo bibazo bibaye biragenda duhura n'intambara y'icyo kibazo urumva twafushije umwana w'umuhungu haye yicara uwo muntu ntiyarumwe sinzi ukuntu numva ko ubugingo bwaje buhinduka ukundi. none ko tuva muri icyo gihe ibyo bibazo byose biraguma biba gutyo iyo ntambara biragenda ariko uzaguma ndakomeza ndasenga. Twaga dusengana n'undi mugabo Karikofi muramuzi umuntu wagiraga impano akambwira ati Imana izoguriha abana ubure wibagirwe kuko wigeze kubabura. N'undi mugabo mukuru wanje yitwa Pasiteri Rumenyera nawe abwiriya cyane muri Afurika we komera gusa Imana izakuriha abana wibagirwe ko wababuze. Nuko turaguma ndasenga ariko turakomera nuko ibyo ngibyo biragenda. Noneho rero kuri icyo kintu nzoza mvuga icyo ngicyo uko mvuge intambara ni ibyo twahuye nabo mbabwire n'ubwiza bwawe. Hanyuma Imana iza gukora igitangaza iduhereza abantu twabyaye abana 10 hapfa 4 hapfa abahungu 2 n'abakobwa 2. Hanyuma Imana iragukora neza iduhereza abandi bana dufite abana 6 n'abagabo nabo bakuru bongera ngo turangana 6 bose n'abahungu. Imana ishimwe. Hamaze gushaka 5 hasigaye umwana ubuherezi ubu ngubu ko ndiko ndamubwira nti nashaka ngoma ubu ngubu afite ifaranga zo kuzura igikapu. Ubu umwana ufite imyaka 26. Alo? Ko ndumva. Ego. Noneho rero icyo ngicyo reka mbabwire ko cyavuyemo ibyiza iyo ntambara twayibayemo n'Imana muri ibyo bibazo by'abana ariko Imana kubwo kwihangana twahumiye gusenga Imana iraturiha icyo kibazo nyine kuko yazaga bahanze bagakivuga uko cyaribagiranye. Yego. Ni abantu bafite abandi bana nabo ubu ngubu icyo kabisa cyarakemutse. Imana ishimwe.
aho noneho ikindi icya kabiri ijambo rya kabiri ijambo rya kabiri ikibazo cya kabiri nagiye nzandika ni intambara y'ubukene bimaze kuba gutyo abana bamaze kuboneka intambara twakubura nayo inka umutungo waje wose urashira inka zishiraho reka mbabwire hari ikintu nari narasomye agatabo kamwe nari narahawe n'undi mwene data n'umugabo utuye Cyangugu witwa Mikanganga yazaga aja mu ivugabutumwa nzanira agatabo ndagasoma aravuga ngo icyo gitabo cyavuzemo amagambo abiri makuru yamfashije aravuga ngo uwo mwanditsi aravuga ngo nusenga amasengesho ngo akagera ku Mana ngo witegure ikibazo cya mbere uzohura nabyo nuko ngo umutungo wawe uzagushiraho arasira aravuga irindi jambo yandikamo irindi jambo ngo yandikamo amavugabutumwa batatu ariko ndavuga umwe aravuga ngo umuntu watanze ibihe bye byo gusengera agatanga umwanya kanaka umunsi munyanaka wo gusengera itorero ry'Imana wo gusengera abakizwa wo gusengera ibibazo nk'ibi muhe musengera aravuga ngo niwe muvugabutumwa wa mbere ku isi Imana ishimwe aravuga ngo uwo muntu uzi usengera amatorero abanyabyaha ko bakizwa ngo azayemeza abantu bari hakurya y'inyanja nawe ari hakuno yayo Imana ihimbazwe aravuga ngo umunsi Yesu azagaruka ngo azasanga hari umuvugabutumwa yatubwiye imirimo yo gupimwa wa munsi tuzapimwa hariya mu kirere imyaka 3 n'igice aravuga ngo nahaguruka ngo uwo muntu ngo azisanga guca abantu ngo atemeje atazi yego ni ukuri ngo burasirazuba n'iburengerazuba ikazikase n'ikusi ngo azakubira abantu ngo azahaguruka ngo abo bantu bame bamufata ngo abakure n'isumako Imana ishimwe abivuze gutyo icyo gihe hari nko muri 70 nari ndatanga mu cyumweru iminsi nk'ibiri reka mvuge yari ndetse iminsi irenga 2 iminsi 3 nari naratanze umunsi wa mbere uwa gatatu uw'Iposho ndetse n'uwa gatanu ndayitanga iyo minsi nubwo nyine ntabwo nabikoraga cyane iminsi yose ariko niyo bishobotse nkabikora nyine noneho ngo ujye kwisanga muri icyo kigeragezo umutungo umwuka wamushira ubukene buraza nawe yamavuga ngo amasengesho nusenga amasengesho ngo uzohura n'icyo kibazo ngo uzisanga ngo umutungo wagushizeho ngo abantu basigaye bagushorora ngo umwenda bakagushorora n'ibyo kurya Mwana we ngo bakaguhembura aha noneho ngwire kwisanga sanga ibyo bintu byambayeho inka zirasigaranye inka 2 Imana imbwira ngo ningene zitange inka 2 nayo isigaranye Imana ngo genda uzitange Mwana genda uyitange iriya nkuyihereze nyana ko wafushije umugore iyindi uyitange mu rusengero ariko noneho Mwana we noneho ndariko umubyeyi umwe yari yaravuze ngo yazagabwira umuhungu we ngo nyanaka yarakaguye ndarwaba Mana aho ndi wakaguye uza wumva wewe tinzi wakaguye Mwana we inka 2 mfite abana ubwo nawe mfite abana 5 abantu bose gatandatu nanjye wakana inka 2 nama nzihora nama nkaza nama mfundikira amatwi nama nkaza nama mbihunga bene nyine kwa kundi kwa yonda ndazanga nama nkaza nama mfunga nkaza bene ukunguku ko guhunga zoni nkamenya ngwana niba nzanga no kuzumva no kuzakira kugira ngo mbitike
nkama mzanga nkama ndikungira kure Mana we. iranihore iranihorera amaze irageka umwaka ngo ushire ugiye gushira kandi ukoga niko kurya imbanza nicara mba ndi mu masengesho ariko uwo uzawumvugira amatwi narakubwiye ngo tange ziriya ka genda ugitanga ugira uzawumva narakubwiye ngo genda utange ziriya uwo munsi nari nagiye guhingira ibishyimbo ku murambi hari kwiheshi twaga duhinga ibyo nama ntazi nabaye ngihinga ndataha nama numva ko ndwara ndashushirwa nama ntaka narwaye nk'uko noneho kandi ijwi ry'Imana ukuntu riza rikazana imbaraga mu mutima w'umuntu ibintu byose byamara sinaba ngisomye no gusoma pen sinaba ngisomye igitabo sinaba ngigize sinaba ngisenze nama ndwara icyumweru cyose ndwara mpaye uko simvuze bambi zo kuzansibye sabananirwa sinsinzire none ukundagira gutukungukuma ese uzungira gute ma noneho ngo ku cyumweru cya kabiri nama numva ko nama mpinduka intare nama nkamirika amahazamwo umwuka wo gukamirika no kwamamasha nyine ndaheba ndi impyisi inka ndaziba ndazigura imwe ndayigurisha iyindi yari mu minembwe nandikira uwo muhungu wacu twari turi kumwe yari kundi mugabo mukuru wacu mu minembwe aragenda Fironi umunyarwesha abantu abona bazanya minembwe abamuhereza ubwandiko undi muhungu wacu aragenda arakimuha ikimasa cy'umusore cyariko bikaba inyana nuko noneho ibintu biratuye kuko nuko uzibaga byako babimenya igihe cyangwa bakazishaka namashekeka bari banishije bamenyeye bene kuko ngo ndohe n'amafunga nkamaja mu butayu Mana yanje we. Nuko icyo kintu iyo ntambara y'ubukene n'ibyo ngibyo icyo gihe ntiwumva uko nguko reka ngo icyo ngicyo cyari kimeze gutyo twazaga turya ibirayi bitagira umunyu nta sambu nitwazaga ko nazaga tumwese n'uno sinakibwira n'umugore ngo ajya kumeza nkayora ivu nkaza kumeshesha imyenda Mana we. rero nigeze habe n'umwenda wigeze ku rusengero nari hari naho ubwo ngubwo basigaye nyine bakoranye ibyo kurya bakavuga bati abantu barapfuye nimubaze bahereza ibyo kurya abantu bakicara nyine abangore mu rusengero uyu munsi umwe banguri bavuga ngo ati banguriye agashati ku rusengero twari ko dusengeramo ibyo bintu biragenda noneho ikintu ngo muri icyo gihe ngo nagira ngo ndavuga ngo reka nsuruzi inka inziza njyana ibuvira no mu rurambo nk'uko bazaga babikora iriya baguma kugira ngo nze ndeba ko nubona agasabune napfuye n'agahuzu bene akangaka k'umugore ngo mbyikoze mu Imana ati wayanywereye he uzamva ndanze ndakubujije yangendera inshuro 3 ariko kambwira nkanga nkica amatwi nkagenda uzamva yangendeye inshuro 3 bwa kane tuma umuyumbe amugenda ngo ugenda ubwira muntu ngo nasura kugenda ngo muri kariya kazi ngo ko gucuruza inka ngo azahura ngugene umubwira ngo azahura n'ikibazo ngo azokomereka mu buryo azishaka kibura Amen. ngugende umubwire ngo ndabizi ngo ibyo yahuye nabyo ngo ndabizi ngo namuhaye umurimo namwugururiye irembo ryo gukora umurimo namuhamagaye ngo aje mu bishariro niho nzamusanga ibyo yahuye nabyo ndabizi ugenda aje mu asenge nimwo nzamusanga nzamusanga mu bishariro ko nzamusanga hahirwa ku misozi ngo karaje gucuruza inka Alo? Allah, kondumva nukuri.
nuko none ngo ambwire gutyo nuko ndabireka namabwira ubwoba none kugwa ku giti ngacukuguru nuko ndareka mbivamo noneho icyo kintu c'ubukene nuko nguko ndareka nja mu bishaniro noneho rero bivuye ubwo ngubwo muraza ngo tugeze no mu Rwanda hari ibintu nibwo ubwo ngubwo intambara ziraba ndahunga tuja mu Rwanda mu nkambi ya Kiza twahashitse mu 2001 noneho nashitse kandi ngo nambaranye kugira ngo ndashaka akazi Imana uwo munsi hari umunsi yaje undi mugabo muramu waje yitwa Bigaza aba muri Canada arambwira ngo ngende yakoreraga akazi muri Arusha afite ifaranga nyinshi cyane ati wewe ngende uze kugurishwa uje kuragira muri Kongo cyangwa Masisi ndawe ibindi ndabikora Imana yamubwira uwo munsi yamubwira ngo imbwira gatatu ngo nta musaruro uri mu ndambutiri mwe niko zaze ugende ubivemo gende uje mu bicaniro yego ndabaganira ntibyanze byabuze ntabyo ibindi ntabyo byananiye ndabyihorera nyine kandi irabimbuza bene ibyo ngibyo ni kenshi bene ibyo ngibyo ndabireka reka ndeke kubitindamo ibyo ngibyo iyo ntambara y'ibyo bibazo Imana igenda ibikemura gutyo noneho rero icyiza cyavuyemo bukeye Imana ikingura irembo turaza turugeza hano muri Amerika abana banje babiri bari baravuye bari bashatse abagore nka n'imwe bari tuza mu ideni ry'abakobwa babiri abakazana banje babiri batagira n'inka n'imwe n'abakoye umushiki hano abana baje hamwe haza abahungu batatu bamwe batatu tuzi bamangira cyo bama bakora ifaranga uwo munsi bamwe amezi abiri bama bahereza inka 10 twadukwe inka 10 ndishura amadini yabo bakobwa yabo bakazana Imana Imana himbaze amen haleluya ikindi reka mbabwire muri ayo masengesho uko nasengaga ndiriya ahantu hose naza ngasengera muri ubwo butayu niriya habagamo ikintu naba mu masengesho nkunze gukorera Imana nkumva nta kintu nari mfite ariko naritoye nanda gufungura urubunga ngatema ibishito by'urubunga nkarukubura nkahira ibyatsi abagore bazaga bamfasha ariko ari mwene rubunga amara ngatwubita ingoma bakaba ukuntu urusengero bandaga bagera ku isemwe bakamavuga ndahari bakamavuga ngo mbone ntahari uyu munsi bakamaza tugatarama ngakoze nk'umuhana wose inzu bose kandi nkumva mfite umwete imirimo ndanumva nakoze yo gupfunda kurya pasiteri yari yatwigishije kandi bazavuga ngo Imana ntizoreba ubwinshi zareba ikintu wakoranye umutima w'urukundo yego yego nkaba numva ngakura nkama nkakureba urubungo ko rumeze nkahira ibyatsi ngatema ibyatsi ngakubura neza kandi nkagira isuku cyane asandi ibito bibiri ngakoze inkwi amazi tugatama bakamaga n'abava nko kwigendera mu butayu n'agasenga reka mbabwire akantu n'agasenga aho ngaho ngasengera itorero twari turimo nkama aho mu butayu nkagenda mvuga inzu nkaza ninjira mu nzu nkavuga umugabo n'umugore n'abana be bose haleluya Imana ikora igitangaza ngo buke amatorero yo ku Ndondo arasambuka arashira ariko uwo muhana wa musigara usigara wonyine kabisa ngo buke Karikofi bariko basengera umukecuru nyina wa Simoni nyine se bitero kuko agashigo Karikofi yari umugabo wazaganira n'Imana mu buryo burenze
arababwira ngo nimutegere babwire ngo umuhana ko imvura nkonze ngo wananiye abarozi ngo n'abadayimoni bose ngo hariho umugabo ngo amavuga ngo umugabo w'ikiyobe ngo uzumanuka munsi y'akarenge ngo akarara mu gashigo ngo mu gishigo ngo ahayasenga ngo ayo masengesho ngo yubatse uriya muhana ngo ukuntu ngo abarozi baho bananiwe kusenga ngo baje kwaka yandi maramforo ngo bakoze ngo birananira kandi warananiwe usambuwe n'intambara. Imana ishimwe. Ngo kubera amasengesho y'uwo muntu ati ngo byarananiranye ntibyoshoboka ati ngarawubakiye ukuntu nka wa munsi wa Elisa yabwiye wa mushumba wiwe ati wabona ingabo zidukikije. Ibyo bintu gutyo ayo masengesho yagiye ayubaka gutyo akora ibyo bitangaza. Imana ishimwe. None nari ngeze ku mwanya wo gukora mu buryo uko nakundaga gukora none ubu ngubu kintu cy'ubukene cyarashize ubu ko nazaga nkora ngo ngere mu nkambi reka mbabwira kandi kantu ngo ngere mu nkambi nanone nkoresha imirimo y'amaboko ariko namanemera kuko nkoresha igitiyo ndakoresha igitiyo habaga mu nkambi k'urusengero maraho ubucafu bwose. Pasiteri we umwanya amasaha asizi uracafite iminota 20 pasiteri. Reka ijambo rya gatatu intambara reka mbabwe ukuntu satani yagiye yatera mu buryo bw'ibigeragezo byose mu rugo hariho ikintu kitagendaga neza ariko bukeye ngo ndyame ngo mbona umunsi nakijwe ibibazo byo mu rugo nyine ngo ndyame mbona mu nzozi kandi ntabwo twigeze kurwana na madamu ariko ngo ndyame nijoro mbona turatonganye ndarakara mu buryo bukambaye namavuga ngo nakamukubite apfe bamuhambe uko gane mu nzozi ngo muri ako kanya gutya namambona turahagaze twembi ariko natoye inkoni kandi namavuga ngo ndamukubita apfe bamuhambe ngo ngire cyo namambona umuntu ko umukobwa amanuka hagati yanjye yishinga hagati yacu twembi umwana w'umukobwa ari indirimbo yo muri wokovu indirimbo y'133 Ibrahim moyo wangu yaririmbye indirimbo ivensi akarva ngo nimeondore wanzambi nisitende wovu tena ngo kwani Yesu wokowa kila wakati na dakika. Amena. Ari indi akana ngavuga ngo ameponya roho yangu, yeye ni mwokozi mwema na kwa Roho Takatifu anabatiza watu wake. Haleluya. Nabonye uko nariko namwe mbona ko inkoni nuko inanye bifata gutya ndayiterera. Uwo munsi ndababwira nkizwa imana uko niko mbabwiye nkizwa ibintu byo mu rugo ndakizwa amen. Icyo kibazo kirakemuka. Ijambo rya gatatu ijambo rya kane ni ikibazo cyo kurwara. Nahuye n'ibibazo byo kurwara nararwaye igifu umunsi umwe ngo muri ubwo butayu mvuye mu butayu haza umuntu yaza kumvurisha umuti wa kofuta anke mu kibazo cy'igifu arakivura kirakira habe no mu bana baje ntawe uzakirwara. Imana ishimwe. Ubu ngo habayeho dogiteri yarabaye zaruha akamvura ihuma y'ingiyi yo gukora zayimvura. Asante. Sinakubwira inshuro zitabarika ejo bundi narwa kuguru gutya ngo ndyame ukuguru kurakuka mwiyinga rimwe ngo usanga nkora amafungo y'umunsi umwe ngo bwire mu karera mbona kwaza bantera urushinge hano mu kuboko kw'iburyo aha mu butenge ukuguru kwamaguka. Asante sana. Imana ishimwe. Uburyo bwo gukira ibyo bibazo byose n'abana nasengera n'abana barakira kabisa barakira. Reka intambara ya gatanu intambara y'ibigeragezo by'abagore.
mbura n'ikibazo nazagasenga ishobora nazagasenga hari ikintu nazagasengeramo amasengesho kwera nazavuga ngo mana uzundinde icyaha cy'ubusambanyi umunsi ndarara nasambanye kuko nari umuntu ufite irari riguru mu mubiri kumva irari ryakurarikira umunsi ndarara nakoze iri shyano nkagwa muri cya umubiri ukashuka nkagwa uyu munsi nzogira kandi ntama mbitinya kandi nta nabwo nigeze no kubikora ariko narabitinyaga ariko mu buryo nadangasubiriwe kuko nari nzi ko ari icyaha cyari mu maraso kandi kiza kigusha abantu benshi Imana irakindinda icyo cyaha reka mbabwire jewe nahuye n'iyo ntambara bazavuga ngo Yosefu yatsinze umugore umwe jewe nahuye n'intambara ndwana n'abagore 8 Imana ishimwe kandi ndavuga hari umunsi umwe yambwiye ngo ese ngo yamambwira ngo ese ndemera ngo duhore ngo turyamane ndamubwira naje ambwira ngo cyo tugenda ndamwemerera arambwira ngo nindahire ndarahira ndavuga ngo ni ukuri ngo nzemera ariko nkuvuga gutyo ndiyo mu mutima nde ndapfuye nkunda Imana ndapfuye Imana ukunda agira gutya aho twari turi twarabana ngo buke yamaza ngo twari twatikanije imirima ngo duhinge tuje mu murima ndacecekana amasina musubira nti ubungu kumana kuko ndapfuye uko nyine nishwe n'iki gitangaza ngo bwire Imana yamubwira ngo genda ukora amafunguro y'umunsi umwe n'ijoro ryawe ndagenda ndayakora alo ko ndumva ngo ndagenda ndayakora mfungira icyo kibazo cy'uwo mubyeyi nyine bene icyo ngicyo nko mwacyumvishije Imana yamigi kumura kukumbira ngo buke mu gitondo ndamubwira ndamaga twirege biriya bintu byo kurwogora no gukinisha ibyaha nibyo bibi twirege twama dukora indarada turega tubana imyaka 6 turatandukana amahoro Imana ishimwe ubundi aza ko akambwira ngo none umwana azabyara ngo nishuzo mumujarira umugabo akambwira ngo ndabikore ngo azampinka Mana we nukuri arasenze Imana iramindinda iraminkiza Mana ishimwe hari uwundi umunsi umwe ndaryama uwundi mwana yamaza umukobwa w'umukobwa yamaza ndezi ikibero ngo yanifujije nagize gutya nama mzuka nama nirukanka ndahungaje mu butayu nama mpungira mu butayu ndiruka namye niruka nama niruka ndakura ndagenda hari mu gakerera inga mu butayu Imana ishimwe icyo kintu mbona izo bintu izo ntambara ndababwira ngo izo ntambara z'abagore 8 nako Imana yazinsindiye kandi iza nibuka ubu ngubu hari umutaro si rimwe si kabiri kugeza umuntu yambara ubusa akambara ubusa imbere yawe akwambara ubusa ngo akwiyereke Mwami Yesu Imana indinda izo zago kuko nari narabisengeye Imana irabindinda ijambo rya 6 intambara y'abarozi mpura n'abarozi aho narindi abarozi barangerageza mu buryo kunzu bajanye amadeporomi y'abana babiri bagere mu myaka 3 bakazabura bakayazana mu rusengero Imana twasenga Imana ikavuga ngo bayazanye ngo kandi ko barashaka ngo mubafate akaba n'abana bazaga abantu bakamatubwira ati muri sitori ngaya muri duhangure tuyafate nimurorire muri kandi Imana ikavuga ngo ko bikora gutyo kugira ngo nibamara ngo bazabajane kubafungisha mu bakora ngo bazabajane mu polisi babafungire muri gereza ngo kandi ibyo bari ko bashaka kurwanya ngo tukazabona dosi yaje yo kuza muri Amerika ifi
imana irabitsinda kandi uko twagendaga hose imana ikamubwira ngo babatize gutya ngo nimushika musengere mu gitanda nyanaka na nyanaka asengere ku gitanda ciwe ngo ntimuryame mutasengere usengere ku gitanda nushika winjira ku gitanda bagwa ukore gutya mukore gutya mugende gutya. Imana ishimwe. Ivyo bintu kenshi mu buryo hari umunsi bajanye ishati yanje nari baraye basengeye ku gipasiteri ngo barayijana ngo nyibure imana iratubwira ngo bayijanye kandi ngo baraye bafunze iminsi ibiri namwe mugende mufunga iminsi ibiri ndayikugarurira. Imana ishimwe. Ndagenda dukora operasiyo n'abasore twatangiye gusenga mu gakerera saa saba imana dukora ngo nimugende mugire gutya bayijanyirwa mu ruzi ahantu gukoresha ubu ngo kiraja kwika muri raki. Yesu. Noneho ati mugende mukore gutya mugende gutya bakoze gutya uwo munsi twakereye saa saba y'ijoro ngo gutya mu gitondo abana barayikurikira bagenda barayifatira mu ruzi beja kwika muri raki. Amis. Barayigarura ariko ivyo vyose izo ntambara vyakuvanya imbere ngo bavuga ngo nabo barambwira ngo wasenze muri ubwo butayu hari icyo narasenze amasengesho nasenze atwika igipepo cyabo ngo bazaga bakoresha. Baravuga batarakuye munyagwa tuzomukizwa n'iki. Bati mureke tuje mu bana biwe none humbiya nzi tuzowumushobora ariko tureze tuje mu rubya turebe. Bati ko twokuga umwe iri adosiga fa akuya mu bukene ura munyagwa zoja ni bari y'abana bose aje muri Amerika. Aje gukira. Nuko rero izo ngivyo za ntambara turwana nazo izo ntambara imana yazidufashamwo ariko tubicamwo imana yatutabara. Imana ishimwe. Imana ihimbaze. Noneho ivyo bintu imana kandi imana zireka ibigeragezo bikakubaho iha bireba ikareba kuko nawe uzyifatamo. Yego nuko twarwanye neza muri izo ntambara zose ntawe twabuze nkababwira abana ntimurorere nimureke mudusenge twarasenze gutya ayo madiporome imana irayagarura ngo gutya imyaka itatu ishize. Gutya mu gitondo cy'ingabo ko abasanga mu nzu gutya nuko ibyo bintu bigenda bitambuka gutya. Asante. Noneho ku ijambo rya gatandatu nizo naringezeho nizo intambara ya karindwi nicyo ngiye kurangirizaho ni igeragezo zo mu butayu. Mu butayu nagiye inshuro zine ndavuga ubwa mbere naragiye muri icyo gihe naragasenga imana irambwira asomye Daniyeli 10 umunsi yazaga ku mugezi amaraho ibyumweru 3. Imana irambwira ngo nawe uzogenda umara ibyo byumweru 3. Mirimba ndagenda ubwo butayu mbumaramo ibyumweru 3 nibwo navuyemwo habamwo gukira indwara zose imana imvamara dogiteri wo kumviza indwara. Ubwangambiri nubwo ngeze ku ndono nabwo naragiye maramo isi imana ijambo ryo muri ryo gutuma abakristo bazimiriye mu rusengero uzabibabwira ryo nibwo bifite umunsi wabyo. Ukibuye mpageze ndagenda ndagusenga imana irambwira ngo senga hari ijambo ryo muri Matayo 6:6 ko ndihuta ngira ndangize ubwo ngo weho mu bice 6:6 ngo nusenga winjire mu nzu ukingurwa ubanze ukingurwa uhere kusenge so mwihereranye isore bizera zakugororera. Yego ndasenga umwaka urashira wa kabiri urashira wa gatatu urashira ntese uko ni bite nigute none ngwabe muri 2005 uyu mwaka ndamusenga nudarangira ningera ku matariki mu kwezi kw'icumi kw'itariki 5 utarakora iki kintu ngo usoze icyo wavuze sinzosubira kuja mu butayu sinzosubira no kwiyiriza. Mwa munsi ngubwire ngo numve ko umutima umbwira ngo ja mu butayu. Ndagenda ngo ndarayo umunsi nirwayo ndagenda ngaruka ngo abe nimugoroba nzotaha ejo mu gitondo. Ngo abe mu gitondo ndataha nimugoroba
ngo abe nimugoroba nzotaha ejo ijoro rya gatatu Imana iraza irambwira ngo gahunda yo gutaha si yawe ngende wicare gahunda ni yaje ndamubwira nanje ndamubwira ngo n'undi imvura n'inzara nimba ari iminsi ya Daniyeli nimba ari iminsi ya Mose 40 n'amajoro 40 zose 80 undi imvura n'inzara ndabyemera ari imvura ikazigwa umwuzure yamintwikiriza umwivure ibyumweru bitatu birashira ngo taha Mana ishimwe ibyo bitakaza byarabaye uko n'ukuri babwiye n'ibyo umuntu nyine wenyine ariko abona wenyine utari kumwe n'abandi bantu ariko abantu badaga baza bakabireba bagasubirayo yego ndataha ngo nkabe mu 2006 kandi ndasubirayo Imana irahamfatira ngo ndyame mu gitondo nkora amafungo iminsi myinshi ngo ndyame mbona ngiye gutaha mbona mu nzozi bukeya mbona ko nzuka ngiye gutaha mbona umuntu ataza aramfata ukuboko turisharana azana telefoni arayinereka ambwira nk'ikiragi kasite urebe wewe ureba neza isaha nizishira umbwiye usigaje iminota ndarangije none rero ngo amare aragenda uwo nguwo kama turishana neza gutya hasi anereka telefoni ngo ahindura ahangaha inyuma mpabona Yesu namwe mpabona Yesu gutya nabavuga ngo dore Yesu Mana ishimwe yamanisha ambwira nk'ikiragira amanisha aho ngaho nahamaze imyaka 3 ariko ngo nkaza ngenda nkaza ntaha none rimwe ngataha ndafungura nkaza ndaha nkaza ngenda ngora ngateka nkarya rimwe umwaka wa gatatu nguze gushira none uteze ibintu ariko ngo bane baraha leta iraza abapfere se bakaderi baraza baramfata baramboha baranjana berwa bafungiye ahantu ngo ni kugataka muri gereza ngo buke bamba abandi undi musirikari wari umukristo twari tuziranye arandekura ndataha bakambwira ngo ninandike singaswe ntoya Yesu ndandika ndaha ngo batuzoza nta bibazo kurakore kuko ndasenga nuko ndahaba ngo umwaka uje gushira tese Imana yacecetse uko ndotaha udakoze cyakindi cyo wampamagiriye ahangaha Mana ntisinzi ubutaka none nimba ari ugupfa nzopfa bazoze bampambe uko niba utagikora nzoba ahangaha bazoze kumpamba cyangwa tubaze gutora amagufwa twama twicara ukwezi kwa mbere ukwezi kurashize ukwezi kwa kabiri kurashize ukwezi kwa gatatu kurashize nakoze amafungo y'iminsi 114 no twitama biceceka inzara bakaza abantu bose uwo musozi inkambi yose ngore yamuyoboka gutya yamigira yamufungura inkambi yose ikamye uwo musozi yamigira gutya bakamabahura bawicayeho gutya bugati imvura ikagwa nuko turatura ngo ya minsi iminsi 114 ngigere ari ikintu yakoze arambwira ngo taha yego noneho rero ndataha ariko nyine muri ubwo buryo hari kandi umunsi narigamye gutaha ngo ndame mbona abantu babiri baraza bazana ibikaratasi by'imvaho mbona ko umwe arabwira ngo ese uragura Emmanuel araza ngo ese uragura Emmanuel aratambuka afite ibikaratasi by'imvaho mbona ko yicara ngashika yicaye ahagarara abishira hasi aza ubundi umuntu uzukunda kuza mu nzozi nyine we arankemera ngo nidukurikire uriya muntu uramukurikiye ngo mare gushika ati ngo uragura Emmanuel ndetse bwa bikaratasi ndabitoye ngo mbitore gutya nsanga ngo mbona gihindutse umwenda w'umwana bene utu tujiri tw'abana tuba dufite umukaba hano umugozi baza bakura hano mu gituza ngo nwakurure mbona havuyemo umwana w'umuhungu
umwana w'umushishe mwiza namwe mbona ndamufite gutya bintu kuduhe twama turebana mu maso nk'uko ngira ngo none uko ndaja kumusoma Imana ishimwe umwana w'umuhungu ngo Emmanuel nuko duhe twama turebana gutya muri aho bamare yamagira burkazanya gutya ngo nome ndahumura asanga kera mbaye muzi nawe yanyikiyemo nuko noneho nga Emmanuel bati ngo taha Emmanuel utahana Emmanuel Imana ishimwe nuko ndataha Yesu nuwaje nawe nuwaje njyewe na Yesu turi umwe wene data amagambo ko twihuta ariko nayo ngayo nari kubabwira namwe muyumve Yesu nuwaje nanje nuwiwe muri ibyo bibazo byose izo ntambara zo Yesu yazibayemo ubu ngubu ndumva iby'ukuri ubu ngubu mfite ideni ryo gukorera Imana yego ndumva mfite ideni ryo gukorera Imana kandi muri bwa bukene naho uko ndakoresha ifaranga singiye nkoresha igitiyo singiye nkoresha kwikorera ibiti iko ndakoresha ifaranga yego Imana yampaye akazi kandi kazi habona hano yaranze nta kazi mbaye ngo nari mfite imbaraga ndakomeye n'umuntu muzima na kampani naje no ishobora ariko Imana yaranze iko ndakorera n'ubu ngubu kunguka ibintu mvuga narambwiye mu haleluya amen amen nari mwavuze ngo ndabwiriza ngo ndabwiriza uko navuye mu rugo ndi mu butayu ayo bagabo ndavuze sinayavugira mu rugo mu bana reka ije mu butayu ndi mu butayu niwo murimo Imana yanugure mfite ideni ryo gukora Imana mu masengesho no mu butunzi bwaje iko ndabusangira n'abandi iko ndabukorera mu Imana iri kumbwira ngo ukora iki ngiki nkagikora Yesu ashimwe kandi ahimbazwe amen Amen.